rero hadashize amasaha agera muri 2 bamutwaye, ndakeka n'isaha imwe itarashize, nibwo hongeye kumvikana inkuru ivuga ko uwari wapfuye cyangwa se ivuga ko uwo byakekwaga ko yaragiye gushyingurwa bakamukura mu irimbi, bakamukura mu isanduku, bakamusubiza kwa muganga. N'ubundi humvikanye inkuru, none hego aho ntibyaba wenda ko yaba wenda baramushyinguye mu isanduku mbere y'uko apfa, wenda uriya mwanya yamaze mu isanduku no kuba nta oxygeni bamaze kumukorera iby'ibanze nk'umuntu witabye Imana, kumupfunya cyangwa se n'ibindi, aho sibyo byatumye wenda yaba yakwitaba Imana. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Yes, nanone ndagusuje kandi guhaye ikaze wo kurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda kandi tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Data. Ndizera ko rero mumeze neza, abantu mwese mwakanze subscribe Kariza TV show. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Tugiye kugaruka rero ku makuru agezweho. Ni inkuru itangaje ndetse yayobeye abantu bose. Abantu bamwe bari kubyita pranka, abandi bati ntabwo ari byo, abandi bati nibyo. Mbese byabaye agahumamunwa. Nanjye ubwanjye uri kubabwira nari nabanje kwanga kubyemera, ndi gutekereza niba byaba ari pranka nk'uko abantu bamwe na bamwe bajya babivuga. Gusa hari ibintu bijya bibaho ukibaza niba ari byo, bikagucanga ku buryo birenga ubwenge bwa muntu. Ni ibintu rero bitari bimenyerewe mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gishari. Hari kuvugwa inkuru y'umugore wapfuye akazukira ku irimbi bagiye kumushyingura. Ngira ngo iyo nkuru mwayibonye, yacicikanye ku Muyange TV, niho hantu nabanje kubona iyo nkuru ubwa mbere. Hanyuma rero nk'uko mwabibonaga kuriya, naje nanjye kubanza kureba niba byaba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Nanjye mbyibazaho biranshobera. Haravugwa rero iyi nkuru y'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 36. Biravuga yuko yari yitabye Imana ndetse ngo amaze iminsi 2 apfuye, hanyuma akaza kuzuka ku irimbi bagiye kumushyingura. Byagenze gute rero? Uyu mugore biravugwa yuko yaba yazize kuba yaribye umugabo amafaranga 40,000, hanyuma uwo mugabo akaba ari we wamuterereje urwo rupfu, akaza kwitaba Imana. Okay, wenda kugira ngo tumenye byinshi birambuye, hari umwe mu banyamakuru wo ku Muyange TV, kuko ino nkuru niho yakunze gucicikana, niwe wabashe gukurikirana iyi nkuru yose. Reka tube twamubaza twumve uko byagenze. Hello. Yego, mwiriwe. Mwiriwe neza. Anguhamagaye rero ndi mu kiganiro. Yego. Narindi kuvuga kuri no nkuru nabonye iri gucicikana iwawe, y'umudamu bita Lydia, ngo waba witabye Imana hanyuma nyuma akaza kuzuka ubwo bari bagiye mu gikorwa cyo kumushyingura. Yego. Byagenze gute? Mbere na mbere reka nongere mbasuhuze, ariko nsuhuze n'abadukurikiye muri ni inkuru yacicikanye cyangwa se kugezana n'ubu igicicikana. Ariko wenda umuntu udukurikiye ashobora kuba nta kintu yigeze wenda yumvaho, cyangwa se akaba ari ubwa mbere yumvise. Reka ntangire nsa nk'umuvunagurira mu ncamake munyuriramo uko iyi nkuru yaje kumenyekana. Ni inkuru yamenyekanye mu karere ka Rwamagana, ni mu ntara y'Iburasirazuba, akaba ari mu murenge wa Gishari nk'uko watangiye ubivuga. Aho umubyeyi none baramutwaye ubu mwe muyitwaye he? Tubaye tuyisubije mu rugo, dutegereje ibisubizo by'abaganga. Imana nidufasha arabaho, kandi ubwo ni Satani nimutwara iramutwara. Twari turiyo ku irimbi twamaze no gusenga no kuririmba. Bamwe bati ni igitangaza. Musaza we ati nimukingure nsezere mushiki wanjye. Dukingura isanduka nuko arareba, atari ku muntu wanjye ko ndeba ari muzima. Abantu bakuze bose barebye umuntu wapfuye ejo aba yagagaye. Bamwe bati ni igitangaza, mwe mu byo rwose tubonye ari igitangaza kibaye nta mu murenge wa Gishari. Ariko ni ibintu bitunga w'abana 3 ari nawe nyakwigendera, cyangwa se ari we wavuzweho kuzuka yapfuye.
uyu mubyeyi witwaga Irakoze Lydia wari mu kigero cy'imyaka 36 yari asanzwe atuye muri uyu murenge wa Gishari muri aka karere ka Rwamagana, ariko akaba kavukire yiwe ari mu karere ka Huye. Aha rero yaje kuhabana n'umugabo we babanaga, ariko nyuma yaho biba ngombwa ko baza gutandukana kubw'impamvu zitandukanye, aho umugabo we yabaga i Kigali ariko uyu mugore we akaba yari akiba hano muri uyu murenge wa Gishari. Mbere y'uko rero hamenyekana urupfu rwe, hakumvikana n'iyi nkuru y'izuka rye cyangwa se hagakwirakwira aya makuru y'uko umuntu yapfuye akazuka, uyu mugore yaje kumenyekana cyangwa se yaje kumvikana mu nkuru muri uyu mudugudu atuyemo, nyuma y'uko ngo yaje gusangira n'umugabo abaturage bavuga ko yitwa Kazungu wari umaze igihe gito yimukiye muri uyu mudugudu. Baza gusangirira mu kabari, nyuma yo gusangira baza kwemeranya ko bakorana imibonano mpuzabitsina, ariko akamwemerera ko ari bumuha amafaranga 5,000. Uyu mugore rero barabikoze, uyu mugabo aza kumuha ayo mafaranga 5,000, ariko uyu mugabo ubwo binjiraga mu cyumba bari barimo n'ubundi ni mu kabari gaherereye muri uyu mudugudu, uyu mugabo akaba yari afite 45,000, ubwo wakuramo ibyo 5 bikaba 40,000. Byaje kurangira rero yaraje, ambulance irahagera, umuganga akora akazi ke, ibipimo bamushyiraho ibipimo, ubwo nibo bazi ibyo bapimaga. Yo kumupima rero serumu zaraho, muganga afata umwanzuro ko umuntu bamukura mu isanduku yari arimo bamushyira muri ambulance. Yego. Ambulance rero urabizi ko idashobora gutwara umuntu wapfuye. Niko kuri. Ambulance ni imbangukira gutabara, itwara abantu bafite ikibazo, bafite uburwayi bukomeye wenda se, ariko ntitwara uwapfuye. Yego rwose. Ubwo muganga rero agifata umwanzuro wo gukura umuntu mu isanduku akamushyira mu mbangukira gutabara bakamutwara ku bitaro, ni inkuru y'uko umuntu wari wapfuye azutse yahereye kumvikana. Ibyo ari byo byose urumva ko uwo muntu yari akiri muzima. Yego. Kuko umuntu wese uri kukumva yakwibaza se ngo uwo muntu wamaze amasaha hafi 48 ari mu nzu atagiye muri morgue, yakaba yaratangiye no kugaragaza n'ibimenyetso byo kuba yanuka. Nabyo abaturage babishingiragaho, kuko urabizi umuntu witabye Imana aho ari bashobora kubona wenda nk'isazi hafi hose mu gihe nta miti izirukana bamuteye. Bakomezaga kwibaza ukuntu nyuma baramutwikuruye ntibabone isazi ziza ngo zimushungere, mbese bagakomeza kubura ibimenyetso by'umuntu wapfuye, nk'uko abakuze cyangwa se abasaza bari bahari n'abakecuru bo bakomezaga kubishimangira. Icyakurikiyeho umuntu baramutwaye, abaturage bavuga ko ibyo babonye ari ibitangaza, ari ubwa mbere babonye umuntu ugezwa ku irimbi, bacukuye imva ariko bakamusubiza yadashyinguwe, ahubwo bakamutwara kwa muganga, noneho bakanamutwarana ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba agihumeka. Yego, nabonye isanduku yarasubiye inyuma ku igare. Yego. Mu baturage bati ni igitangaza, abandi bati bibaho si ubwa mbere, hari ubwo umuntu ashobora kuba ari muri koma ariko umutima ugitera gake, abandi batashobora kubaho, abandi bati ni ibitangaza, abandi bati arazutse. Niho inkuru y'uko umuntu azutse yatangiye kumvikana. Yego. Nyuma y'uko iyi nkuru yumvikanye rero bamutwaye kwa muganga, inkuru bakimoma ahantu hose ko umuntu yazutse, bamwe barabyemera abandi ntibabyemera. Nyuma yaho rero hadashize amasaha agera muri 2 bamutwaye, ndakeka n'isaha imwe itarashize, nibwo hongeye kumvikana inkuru ivuga ko uwari wapfuye cyangwa se ivuga ko uwo byakekwaga ko yaragiye gushyingurwa bakamukura mu irimbi, bakamukura mu isanduku bakamusubiza kwa muganga. N'ubundi humvikanye inkuru, noneho yo yemejwe na muganga ko umuntu apfuye. Baba we. Yego. Ariko ubwo akaba yaguye kwa muganga. Yaguye kwa muganga. Yego. Aho ntibyaba wenda ko yaba wenda baramushyinguye, baramusize mu isanduku mbere y'uko apfa, wenda uburiya mwanya yamaze mu isanduku no kuba nta oxygene, bamaze kumukorera ibyibanze nk'umuntu witabye Imana, kumupfunya cyangwa se n'ibindi, aho sibyo byatumye wenda
yaba yakwitaba Imana? buriya ntekereza ko wenda turacyagerageza no kuzavugisha umuganga wahageze kuko ashobora kudufasha kubona amakuru yisumbuye. Ese niba yarahageze we ni ikihe kimenyetso cyatumye yanzura ko umuntu bamutwara kwa muganga? Ese bamugejeje kwa muganga bwo byagenze gute kugira ngo nanone hahite hamenyekana inkuru y'uko apfuye? kugira ngo ni amakuru dushobora guhabwa n'umuganga, wenda nidukomeza kugerageza kumuvugisha nitumufatisha azabasha kubidusobanurira. Ariko icyo umuntu wese yakwibaza, urumva umuntu wese yakwibaza ko uwo muntu bishoboka ko yaba yarari muri koma cyangwa se yaba yarari mu bihe bibi ariko wenda umwuka utarashira. Nicyo kugeza abantu bose bari kwibaza. Ubwo rero iri joro baraye bamushyinguye mu Kabwibwi, ubwo bari bamukuye kwa muganga n'ubundi famiye ye yari ihari, banzura ko bamuherekeza bwa nyuma, kugira ngo wenda abantu benshi bari bibajije kuri iyo nkuru iki nicyo gifasha gusigarana kuri ubu muri rusange. Urakoze cyane ku makuru uduhaye, Imana iguha umugisha. Ariko se hari ikintu nshaka kwibariza. Mu by'ukuri hari ibintu wavuze ngo abasaza cyangwa se ngo umukecuru ngo iyo yagupimye ngo niwe ngo ubasha kumva yuko ngo umuntu yaba yitabye Imana. Kuri ubu ngubu ndibaza yuko turi mu iterambere, ndetse ntekereza yuko ngiye ku bwanjye numva yuko nta muntu wagakwiye kwemeza yuko umuntu yapfuye uretse muganga wenyine. Yego. Narindi kwibaza ngo ese wenda nkawe nkunda kubona ku Muyange TV abantu barabizi kunda kuduha inkuru z'umwimerere. Niki wenda ushobora kuba wakongeraho kuri ano makuru aduhaye, wenda ugira nk'inama nk'abaturage iki? Yego, ndagira ngo wenda mpere kuri icyo wari wibajije. Nkuko natangiye nakubwiye ko ibi byose nkubwiye ni iby'abaturage bambwiye, nibyo nasanze kuri tere. Yego. Kuba umusaza bavuga ko ari we wapimye abantu bakuze aribo bahageze bakabona ko umuntu yapfuye bakabyemeza, ibyo si njye wabivuze ahubwo ni iby'abaturage bavuze. Yego. Ariko ikiriho cyo nk'uko ubizi mu muco cyangwa se mu bihe byatambutse, reka tuvuge mu bihe byashize, mu minsi yatambutse, abantu benshi uretse no gupfa ibintu byinshi bizereraga mu bantu bakuze. Ubu nabwo simvuze ngo ntitwizerere mu bantu bakuze, kuko buriya ukuze nyine aba ari inararibonye. Bavuga ko umusaza utabarutse ari nk'inzu y'ibitabo ihiye. Nawe wumva icyo kintu? Yego. Yego, ni ikigaragaza rero ububasha buba mu bantu bakuze cyangwa se ubunararibonye buba mu bantu bakuze. Yego. Ariko nanone nk'uko wari ubimbajije nirengagije ibyo abo baturage bavuze, icyo navuga ni uko nta muntu n'umwe ushobora kwemeza urupfu, nta muntu n'umwe ushobora kwemeza ko umuntu yapfuye. Iyo tugeze ku kintu cyo gutakaza ubuzima, ni ikintu gikomeye cyane. Imyaka waba ufite yose, ubunararibonye waba ufite bwose, ikintu kigendanye n'ubuzima nicyo kintu tugomba guharira cyangwa se giharirwa abantu babyize cyangwa se bafitiye ububasha. Ubwo ndavuga abaganga, kubera ko buriya ushobora gukora indi mirimo itandukanye ku isi, ushobora kuba umushoferi, ushobora gusudira, wenda atari uko wabiminujemo. Ariko kwa muganga niho hantu udashobora gukora utarabiminujemo cyangwa se utabifitiye impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, kubera ko kwa muganga buriya uba uri kwita ku magara y'umuntu. Yego. Bitandukanye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ko ku bigendanye n'ubuzima bw'umuntu nta gukina na guto kwagakwiye kubaho. Umusaza ashobora kuza agasuzuma umuntu akabona ko wenda ashobora kuba yashizemo umwuka, ariko nyirizina nk'uko wari ubimbwiye ngo bisigire ihe somo cyangwa se n'iki kindi nabivugaho, mpamya ko mu gihe cyose umuntu yitabye Imana cyangwa se bikekwa ko yashizemo umwuka, cyane cyane umuntu nk'uwo byakabaye byiza kwiyambaza bitandukanye akaba ari we wapimye, kuko n'ubundi kugeza ubu abantu bari kwibaza ko bashobora kuba bapfa wenda muri ibyo bice by'ibyaro, umuntu ashobora kuba yapfa bakamuherekeza, ubundi wenda
agitera akuka ka nyuma. Mm. Icyo navuga rero nk'uko wari ubuze uti ni iki nabivugaho, nihe nama nabitangaho, ni uko nta muntu wagakwiye kwihutira kugira umwanzuro afata ku kigendanye n'ubuzima bw'umuntu uretse kwiyambaza ababishinzwe, turavuga abaganga, akaba aribo batanga umwanzuro wa nyuma. Yego. Reka tugushimire cyane rero ku makuru uduhaye, ukomeze kugira ibihe byiza. Yego, murakoze cyane, natwe turabashimiye. Akariza TV Show ni mu kiganiro byagenze gute.